ntudujugunye ntudusubize ikuzimu, ahubwo twohereze muri ziriya ngurube. Ndagira ngo ntangaze ngo hagiye gukora itegeko rya Yesu ku buzima bwawe. Hagiye ngo abantu bose bamuzirikisha iminyururu kugira ngo barebe ko hari ikintu cyamufata. Ngo babonye Yesu, b'abadayimoni bavugira muri wa muntu ngo duhuye Yesu umwana w'Imana isumba byose. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Basuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose. Uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Amen. Amen. Uraho neza? Uraho urakomeye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Makuru y'imesi. Makuru ni meza ndashima Imana. Wakira inshuro ya gatatu kuri Imana Irahari. Inshuro ya gatatu munyakiriye kuri Imana Irahari TV. Reka ngusabe kugira ngo usoza abakunzi bacu nomara kubasuhuza ubibwire, kandi twiteze ko ubutaha uzazana utubwira umuyoboro wawe aho uvugira. Ubona abantu ndabanza nkabaza ese mwimuvugira hehe? Oye ntabwo nabikubajije, ariko buriya nta gaseke kakigize gute karacapfundikiye. Kagipfundikiye kandi umunsi kazapfundurwa bizaba iby'umumaro. Karibu rero bakunzi, inshuti, bavandimwe ba Imana Irahari TV, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina yitwa Reverend Pasteur Dukuzeyesu Jean Aime. Ndi umugabo, ndubatse na madamu n'abana 4. Nongeye guterwa iteka rikomeye kugira ngo nze kubana namwe uyu munsi. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ni guhereze umugisha. Ntabwo turi buze kukubaza ibintu byinshi, ahubwo turakubwira ngo mbere yo gutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isiraheli, Mana ya Yakobo, Mana ya Dawidi, Mana yacu bwite, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turongeye kugushima, turaguhimbaje. Uduhaye amahirwe akomeye yo kumva ijambo ryawe. Uduhaye amahirwe adasanzwe kuganira nawe. Mitima yacu iciye bugufi cyane kugira ngo utugaburire kandi turye duhage. Tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana amahoro ni guhereza umugisha. Nyuma yuko umaze gusenga, reka nguhereze ikaze ujye mbere utugeze ikimana gwaye kutugezaho no munsi. Karibu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka twinjire mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Haravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye, amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwo bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara hose mu gihugu byose n'ibihereranye naho ngaho. Imana ishimwe cyane. Reka tuvuge iri jambo uko Imana iriduhaye. Mu gihe Yesu yari ari mu ivugabutumwa, yiyumvamo kubyuka akajya mu mudugudu witwa Nayini. Niyo mpamvu bavuze ngo bukeye ajya mu mudugudu. Muri icyo gitondo yari yaraye kwa Zakayo. Abasoma Bibiliya mu bice 6 aha Yesu yari yaraye kwa Zakayo. Ngo ariko bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Agiye muri uwo mudugudu, kumbe harimo umupfakazi ufite ikibazo. Umwana yavutse nk'abandi, akura nk'abandi, aba umwangavu nk'abandi, arambagizwa nk'abandi, ashaka nk'abandi, aratwita nk'abandi, arabyara nk'abandi, abyara umwana. Akibyara umwana wa mbere, umugabo we arapfa. Uyu mupfakazi yari afite agahinda gakomeye. Akibyara umwana wa mbere, umugabo we arapfa. Uyu mupfakazi asigara avuga ati ahari
ubwo umugabo wanjye apfuye ntacyo asigiye umuhungu, uyu muhungu usigaranye azambeshaho, azahagarara mu cyimbo cya se, azantunga, hari ibyo azamara, hari ibyo azakora, reka nirye nimare murere namara gukura nanjye nzabaho. Muri Isirayeli hari n'umuco w'uko umwana w'umuhungu w'imfura azungura ibya se. Ntabwo uyu mupfakazi amaso ye asigara yahanze kuri uyu mwana w'umuhungu. Wumve Satani ntabwo anezerewe igihe uyu mupfakazi akiri kure y'umwana w'umuhungu, avuga ngo ahari uyu mwana niwe byiringiro usigaranye. Mu gitondo kimwe cyangwa mu ijoro rimwe ntabwo batubwira ngo byagenze bite, ntabwo batubwira ngo umugabo yarwaye ate, ntabwo batubwira ngo umwana yarwaye ate. Ikigaragara bahita bagera kurasa ku ntego, bakavuga ngo se yarapfuye n'umwana arapfuye. Muri iryo joro ngira ngo umupfakazi yaraye aboroga, harimo abwira Imana ko watwaye se w'uyu mwana ukabireba ko siganye n'uyu mwana, none ko utwaye uyu mwana ndasigarana nande, biraza kugenda gute nitwa iki kuri uyu musozi? Kandi birumvikana igihe umwana yari asigaranye na nyina, umupfakazi yari asigaranye byibuze ijambo rivuga ngo ntacyo nubwo se w'uyu mwana yapfuye ariko sigaranye n'uyu mwana. Abazajya banyita umupfakazi bazajya banyita umupfakazi kuko napfushije umugabo ariko nkasigara na se w'uyu mwana. Muri iryo joro rero umwana nawe arapfa. Bivuga ngo umudamu apfushije umugabo, inkingi yamwamba mu buzima bwe, n'umwana yari asigaranye wari kuzamuhoza amarira, wari kuzamufata akamuhoza umutima, akamuhumuriza umutima, nawe arapfuye. Ibyo byose mo biraba mu mudugudu w'Inayini. Nta muntu ufite igisubizo cy'uyu mupfakazi, nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ijambo ryahumuriza uyu mupfakazi, nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu akora cyakongera kunezeza uyu mupfakazi, nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu akora cyakongera gutuma uyu mupfakazi yishima. Kubera ko agize agahinda inshuro ebyiri kandi agahinda gakomeye, igikomere kije cyishyira mu kindi gikomere, igisebe kije cyinjira mu kindi gisebe. Umupfakazi ararira, ndimo ndabona umupfakazi aboroga, mupfakazi araboroga, mupfakazi aravuga ngo bigenze nte, mupfakazi aravuga ngo Mana asigaye he, mupfakazi aravuga ngo Mana ubikoreye iki, mupfakazi aravuga ngo Mana biragenda bite. Muri iryo joro abari gutegura kujya gushingura umwana bari kubitegura, muri iryo joro umupfakazi ari kuvuga ngo niva gushingura uyu mwana nzaba nitwa nde? Sinzaba nitwa umugore, sinzaba nitwa umukobwa, sinzaba nitwa umugabo, sinzaba nitwa umupfakazi, nzaba nicike yacikirije, agahinda kazanyica. Iyo bigenze gutya hari n'igihe umuntu avuga ngo Mana iyaba ari njye wari gutwara umwana wanjye ukamureka. Aho marira yariraga Yesu arayumva, ako gahinda yari afite Yesu arakumva, uwo mubabaro yari afite Yesu arawumva, iyo ntimba yari afite Yesu arayumva. Aho Yesu yari ari muri iryo joro aravuga ngo ntabwo ibi bishoboka, ndamutse ntagiye muri uyu mudugudu witwa Nayini ngo mpindure amateka y'uyu mupfakazi, byaba bimurangiranye, ntabwo byashoboka. Ndamutse ntagiye muri uyu mudugudu witwa Nayini ngo mpindure ubuhamya bw'uyu mupfakazi, ntabwo byashoboka. Ubwo mu gihe mu gitondo bamaze gutunganya umwana, bamaze kumupfunya no kumwambika, bamaze kumushyira mu isanduku, abajya gucukura bagiye gucukura, byarangiye ngo bava mu rugo, ntabwo nzi intambwe bateye kugira ngo bagere ku muryango w'umudugudu, ariko ubwo ni ku mupfakazi ari kuboroga. Yesu uko numvishe ngo wakijije abandi, Yesu uko numvishe ngo wakijije kwa Lazaro, Yesu uko numvishe ngo wanyuze kwa Yayiro, Yesu uko numvishe ngo wanyuze kwa Petero na nyirabukwe, Yesu uko numvishe ngo wahagije abantu, nanjye wanyuze iwanjye, nanjye wanyuze iwanjye. Umupfakazi basohora umwana mu nzu, bamusohora areba, bamusohora ari kurira. Yesu uko numvishe
numvise byagenze gutya, ese Yesu na nyuma yo gusohora umwana wanjye mu nzu byashoboka ugakora igitangaza? Ndagira ngo mbinjije, ndagira ngo winjize mu ijambo nyirizina, muri mesaje Imana yampaye. Yesu arangije ategera ku marembo y'umurwa, ngo bageze ku marembo y'umurwa n'iryo jambo twasomye, ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bari bamuherekeje, bari bari kumwe nawe, bahura n'abikoreye iciriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Ngo abantu benshi bamuherekeje barira. Ntabwo abantu bari barize rimwe gusa, aba bantu bamuherekeje barira bari barize ubwa kabiri, kuko babanje kurira ku mugabo se w'uyu mwana. Ni ukuvuga ngo barize ku mwana wa mbere, bari baje no kurira ku mwana wa kabiri. Nkunda ijambo ry'Imana ribivuga neza. Reka ndisanishe n'ubuzima bwawe. Hari ibya mbere Satani yishe ku buzima bwawe, biragenda bigenda ureba. Satani araza yica ibya kabiri. Hari amahirwe yagiye apfa ku buzima bwawe, ukabona arapfuye, agapfuye areba, agapfuye areba, agapfuye areba. Hari umugisha wagiye uhomba, uhomba ureba, si uwa mbere si uwa kabiri. Hari amahirwe yagiye apfa, amahirwe ya mbere arapfa, amahirwe ya kabiri arapfa. Byinshi wagerageje gukora, ibya mbere byaranze, ibya kabiri biranga. Warashoye bwa mbere biranga, n'ubwa kabiri biranga. Uyu munsi ahantu wari uhagaze abantu bibaza niba ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite. Uyu munsi ahantu wari uhagaze abantu bibaza niba uzi gukora cyangwa ntabyo uzi. Uyu munsi ahantu wari uhagaze abantu bibaza niba urambagiza nk'uko abandi barambagiza cyangwa ntabyo uzi. Uyu munsi wari uhagaze abantu bibaza niba urambagizwa nk'uko abandi barambagizwa. Kubera iki bya mbere byapfuye? Kubera iki bya kabiri byapfuye? Kubera iki bya gatatu byapfuye? Kubera iki bya kane byapfuye? Kubera iki nta muntu ufite igisubizo? Reka ntangaze abantu bari gukurikirana ku Imana Irahari TV, Yesu niwe ufite igisubizo, Yesu niwe ufite urufunguzo, Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma, Yesu niwe ufite igisubizo cya nyuma, Yesu niwe ufite kashe ya nyuma, Yesu niwe ufite sinyatire ya nyuma, Yesu niwe ufite ubushobozi bwa nyuma. Yego kwa Muyomba bishobora kwanga, ariko Yesu yaza agategeka bigakunda. Mfite ijambo rivuga, mfite mesaje ivuga ku Imana Irahari, abantu bari kunyumva. Yesu naza ategeke, byari byaranze, Yesu naza ategeke. Iyo Yesu ategetse birumva, iyo Yesu ategetse birakunda. Mwibutse bari mu bwato mu nyanja, umuhengeri urabatera, Yesu ngo arabyuka acyaha umuyaga, ategeka umuyaga. Wibutse Yesu yambutse mu gihugu cy'Abasidoni, ahasanga umuntu watewe n'abadayimoni. Uwo muntu yabaga mumva, abantu bose bamuzirikisha iminyururu kugira ngo barebe ko hari ikintu cyamufata. Ngo babonye Yesu, babadayimoni bavugira muri wa muntu ngo duhuye Yesu umwana w'Imana isumba byose, ntudusugunye, ntudusubize ikuzimu, ahubwo twohereze muri ziriya ngurube. Ndagira ngo ntangaze ngo hagiye gukora itegeko rya Yesu ku buzima bwawe, hagiye gukora itegeko rya Yesu ku buzima bwawe, hagiye gukora itegeko rya Yesu ku buzima bwawe. Yesu yategetse, imbaraga za karande ntacyo ziba zikivuze. Yesu yategetse, imbaraga z'abakurwanya ntacyo ziba zikivuze. Yesu yategetse, imbaraga z'abavuze ngo ntaho uzagera ntacyo ziba zikivuze. Yesu yategetse, amagambo yose waba wariswe nta kintu aba kivuze. Yesu yategetse, imitwaro yose wikoreye ikuva ku bitugu. Yesu yategetse, bavuze ngo ntabwo uzabyara, bunda yawe havamo amahanga. Yesu yategetse, intebe utari kuzicaraho uyicaraho. Yesu yategetse, bya bintu ngo bitashobokaga bigomba gushoboka. Yesu yategetse, niba bikivugwa ngo mu muryango wanyu ntabwo ntawe ukora ibi n'ibi, wowe urabikora kuko Yesu yategetse. Yesu yategetse, ahari akagambane gakurwaho. Yesu yategetse, promosiyo urayibona.
ukabona Yesu yategetse. Yesu nategeka ku mugabo wawe, Yesu nagira ibyo ategeka ku bana bawe, Yesu nagira ibyo ategeka mu buzima bwawe, Yesu nagira ibyo ategeka mu bwenge bwawe, Yesu nagira ibyo ategeka. Si rimwe si kabiri si gatatu Satani arwanya ubwenge bwawe, si rimwe si kabiri si gatatu udepoza Satani akarwanya seve yawe, si rimwe si kabiri si ubu waranarambiwe, wavuze ko utazongera kudepoza, wabishyize ku ruhande. Si rimwe si kabiri si gatatu urambagizwa bipfa. Yesu nategeke, Yesu nategeke. Nihajye witegeko, nihajye witegeko, nihajye witegeko. Bahura na Yesu bikoreye ikiba, uwari yapfuye yari umwana w'ikinege, nyina yari umupfakazi. Abamuherekeje bwa mbere ku bwase bagarutse kumuherekeza bwa kabiri, abarize bwa mbere ku bwase bagarutse kurira bwa kabiri. Niki cyatuma ruhora mu marira? Niki cyatuma ruhora mu marira? Niki cyatuma ruhora urira? Niki cyatuma uhora ufite agahinda? Yesu nategeka ko gahinda, Yesu nategeka ko gahinda. Niki cyatuma ruhora n'ihungabana? Yesu nategeka iryo hungabana. Niki cyatuma ruhora uterezwa amahembe? Yesu nategeka ayo mahembe. Niki cyatuma ruhora ubwo burwayi? Yesu nategeka ubwo. Yesu nategeke, Yesu nategeke. Ngo atababwira ngo nimuhagarare. Umva Yesu yahuye n'ikibazo, abona bikoreye ikiriba kandi asobanukirwa ko bagiye gushingura, ariko agira amahirwe. Umva amahirwe abakozi b'Imana, reka ntangaza ibitangazo. Ndashima Imana ko Yesu yahuye nabo batarageza umwana aho bamushingura. Ndashima Imana ko Yesu ahuye nawe bigifite igaruriro, biracyafite igaruriro, biracyafite igaruriro. Barambwira ngo nimuhagarare, stop, nimuhagarare. Ngo Abayuda kuko bari bazi imihango, bazi n'imigenzo, ngo batangira kwibaza ngo uyu ninde ushobora gutinyuka guhagarika umuntu ugiye gushingurwa? Uyu ninde ushobora guhagarika umuntu ko twamaze kumusezera, ko twamaze kuvuga amateka y'uyu mwana, ko twamaze kuvuga ibintu byose? Uyu ninde ushobora guhagarika umuntu abantu bagiye gushingura? Ese uyu nawe aje kumusezera? Abantu batangira gutekereza, reka twumve. Ariko abazi amakuru, abigishwa be n'abantu bamuherekeje baravuga ngo ubwo Yesu abahagaritse hari ikigiye kubato. Ubwo Yesu abahagaritse ntabwo abahagarikiye ubusa, hari ikigiye kuba. Ngo Yesu areba nyina w'uwo mwana, ngo areba amarira yarize, ngo abona amarira yarize kuri se w'umwana, ngo abona ni nayo marira ari kurira ku mwana. Ngo ahita abwira umubyeyi ngo mama witinya wirira. Ni ikindi sindire bigenze bitese. Ngo ahita abwira uwo mwana ngo muhungu, ngaho ndagutegetse kanguka, ndagutegetse byuka, ndagutegetse haguruka. Ngo abantu bose bari baraho ngaho barumirwa, ngo babona umuhungu arahagurutse. Ariko Yesu yavuze ngo iki? Muhungu ndagutegetse haguruka, muhungu ndagutegetse byuka. Ngo babona umuhungu arahagurutse, barikanga. Ngo ahita atangira kuvuga, barikanga. Ngo amusubiza nyina, barikanga. Mbibutse ibi birimo birabera mu marembo y'umudugudu. Bavuye mu rugo, abantu bari mu rugo basigaye bari gutegura amafanta n'ibindi bintu byo kuza gukaraba, abantu bakaraba bavuye gushingura. Abantu bari kwirimbi nabo bagiye gucukura, batangaze ngo imva yapfubye, biteguye kumurambuza bagashingura. Yesu abikoreye hagati no hagati, abikoreye hagati no hagati. Reka ntangaze iri jambo rikomeye. Wowe wari uzi ko wageragejwe byarangiye, ariko Yesu yaraza aho azabikorera. Wewe wari uzi ko watutswe byarangiye, ariko Yesu yaraza aho azakuraho ibyo bitutsi. Wewe wari uzi ko wakubiswe byarangiye, ariko Yesu yaraza aho azagukandakandira akakomorera izo nguma. Wewe wari uzi ko wasebejwe byarangiye, wateshejwe agaciro byarangiye, ariko Yesu yaraza aho azaguhera agaciro, akagarura icyo cyubahiro cyawe watakaje. Ariko Mana yanjye we, ndafashijwe n'iri jambo. Leposeko taraba, Yesu arategeka, aravuga ngo muhungu haguruka.
abanditsi ba Bibiliya, abanditsi ba teolojiya, igihe Yesu yategekaga uyu muhungu ngo nahaguruke, abanditsi bavuga ko yari ategetse urupfu ngo nirumurekure. Icyo yari itegeko rya Yesu ryari itegeko ribwira urupfu ngo uyu si uwo gushingurwa murekure, uyu si uwo gushingurwa murekure. Ndavuze ngo muri kampani yawe Yesu nashyireho itegeko, peleko shato pelefo rasakata ya benefo yasire. Ndavuze ngo kuri urwo rushako rwananiranye Yesu nashyireho itegeko. Ndahanuye muri aya masaha kuri ubwo bwenge bw'abana bwari bwarasimiye Yesu nashyireho itegeko. Rubona ko batangiye igihembwe kindi icyarangiye baratsinzwe urababara, n'iki nta kwizera wari ubifitiye. Yesu nashyireho itegeko, ubujiji burekura abana bawe. Yo pese koshane benefo sireba. Igihe Yesu yategekaga umwana ngo nahaguruke, abanditsi bavuga ko yari ategetse urupfu ngo nirurekure uyu mwana. Yesu nashyireho itegeko, Yesu nashyireho itegeko, nashyireho itegeko mu muryango wawe. Ni wowe nabyakira nk'icyiza ngo amena. Nashyireho itegeko, nashyireho itegeko mu kazi kawe. Ni wowe nabyakiriza nk'icyiza ngo amena. Yesu nashyireho itegeko, nashyireho itegeko, nashyireho itegeko kuri iyo kanseri. Ni wowe nabyakira nk'icyiza ngo amina. Pele koshando benefo. Yesu nashyireho itegeko kuri ubwo burwayi bw'igifu. Icyo gifu kirwaye si icyawe, Imana yakuremanye igifu kizima. Ni wowe nabyakiriza nk'icyiza ngo amina. Yesu nashyireho itegeko kuri uwo mutwe udakira. Uwo mutwe udakira si uwawe, wahoranye umutwe muzima. Uwo udakira ni Satani yawuzanye. Ni wowe nabyakiriza nk'icyiza ngo amina. Yesu nashyireho itegeko, nashyireho itegeko kuri iyo sida, nashyireho itegeko. Yesu nashyireho itegeko, Yesu nashyireho itegeko kuri ubwo bumuga. Ni wowe nabyakira nk'icyiza ngo amina. Yesu nashyireho itegeko kuri icyo cyaha cyakunaniye kikakunanira kukireka. Ni wowe nakwikiriza ngo amina. Yesu nashyireho itegeko, Yesu nashyireho itegeko. Yesu aravuga ngo stop, muhagarare muhungu, ndagutegetse byuka. Ako kanya umuhungu arahaguruka, ahaguruka avuga. Yesu amusubiza nyina, Yesu amusubiza nyina. Imana ihabwa icyubahiro. Ndahanura ku buzima bwawe, ndahanura niba uri muri Afurika, ndahanura niba uri Burayi. Yesu nagira ibyo ashyiraho itegeko kuri bya bindi wari urambiwe. Erega hari ibyo wari urambiwe, hari nta mbaraga ufite zo kubisunika, nta mbaraga ufite zo kubirangiza. Yesu ukorera, Yesu dusenga, Yesu tuvuga, nashyireho itegeko. Ndashima Imana yashyizeho umuyobozi w'iyi channel. Imana irahari TV, Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha. Ndashima Imana. Aha niho hantu wumviye ubu butumwa, niho hantu bohokeye. Ndagira ngo ntangaze mu gihe ndabamhanura ngo Yesu nashyireho itegeko, ujye uhita ureba ikintu ategeka, ujye uhita ukireba. Reba cya kindi ariko, reba cya kindi ariko, kirebe kimwe wanditse, kirebe kimwe kikuvuna ariko agishyireho itegeko. Kirebe cya kindi ariko hita ukireba. Wigumya kundeba gusa, wigumya kureba nk'ureba televiziyo gusa. Jya mu isi y'umwuka, hita ukireba ariko ategeka iki. N'icyo ushaka ko ashyiraho itegeko, n'icyo wumva yashyiraho itegeko, n'icyo wumva gisabwa ko ashyiraho itegeko, n'icyo wumva wowe atategeka, n'icyo wumva atategeka, n'icyo wumva umuryango wawe ni wateranye utategeka, n'icyo wumva Yesu yategeka ku buzima bwawe. Yesu nashyireho itegeko, Yesu nashyireho itegeko. Yesu arangije, ndagira ngo munyumve neza, ahita avuga ngo muhungu haguruka. Amusubiza nyina. Abari bari mwirimbi bategereje ko umwana aza, umurambo bakawushingura, barategereza baraheba. Abari basigaye mu rugo bategereje yuko abagiye gushingura bagaruka, bakaza bazanwa no gukaraba, bazanwa no gukomeza
kurira, bagiye kubona babona wa mwana arahingutse. Ntabwo murimo murabyumva neza. Yesu yararetse barabatsa umwana bamuvana mu rugo, bamugeza mu marembo y'umudugudu, kugira ngo abasigaye mu rugo nibaza kubona uyu mwana baze kuvuga ngo bigenze gute, ni ibiki bibaye, uyu mwana azuwe nande, uyu mwana bigenze bite. Yesu yo ahageze ashyiraho itegeko rya Yesu rize rihindure ibyari byarananiranye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereze umugisha. Amina. Nta kindi waduhereza nimero ya telefone kugira ngo wagukine abe yakubona. Ukeneye kumpamagara, kunyandikira tugasengana, nimero yanjye ni 0783 49 8785 0783 49 8785. Yesu ashyireho itegeko.